Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kugira ngo tutangire dusenga. Mana nziza y'urukundo, tugushimiye kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera ridusobanurire, Mwuka Wera tubashishe gusohoza n'icyo wadutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatatu, ari nawo usoza ku ijambo ry'Imana twaganiragaho muri iki cyumweru. Twagaga ku ihumure ry'Imana cyangwa se kubihumuriza imitima. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 40 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nanditse ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize niko Imana yanyu ivuga. Umurongo wa 2, muvuga ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize kandi ko gukiranirwa kwaho akubabariwe, n'ibyaha byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka Imana itugirire neza. Biragoye guhumuriza umuntu wahuye n'umubabaro ukomeye, by'umwihariko nko kubura abawe cyangwa se ibyo wakundaga, ariko by'umwihariko kubura abawe kuko nta cyaruta umuntu wawe. Biragoye kubona uko wahumuriza uwo muntu, biragoye kubona icyo wamubwira ngo kigaruke, cyangwa se umuntu wahuye n'umubabaro wangiza ibice by'umubiri we cyangwa se bigatuma bitakaza. Bene iyo mibabaro iragora kuba wabona icyo uhumuriza umuntu. Hari n'igihe ubona nta n'ikintu ufite wamubwira, ariko hari kimwe Imana dusaba. Hari n'abo bantu urabafite, n'abavandimwe, n'inshuti, n'abaturanyi bari mu mababaro utandukanye, ubona udafite uburyo uhumuriza, ariko hari ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimubahumurize, mubabwire iby'ihumure. Wowe ntiwahiriza ihumure umutima we, nta n'icyo wakora ngo kimare umubabaro mu bisanzwe, ariko Imana hari umusanze gusaba. Wowe babwira ibihumuriza, nayo ibindi zabikora, izazitanga ihumure mu mitima y'aba bantu. Imana itugirire neza. Umusanze Imana idusaba ntabwo ugoye, ni ukuvuga ibyururutse umutima, kuvuga inkuru nziza, gutangaza inkuru z'ihumure, gutangaza inkuru nziza. Imana itugirire neza, gukora ibikorwa bituma wa muntu ashobora guhumurika. Ashobora kuvuga uti wenda amagambo mubwiye ntabwo ari buze kugarura abo yavuze cyangwa se byangiritse, ariko nubwo atabigarura, Imana yo ikoresha ya magambo mu komora umutima we ugakira igikomere. Imana itugirire neza. Ushobora kuvuga uti ndamusura se biramumara umubabaro, biramugarura abo yavuze. Oya, nta kibazo jyayo. Iyo presence yawe aho hantu Imana iraza kuyifashisha, ituma wa muntu umutima ukomera, ntiyumve ko ari wenyine. Imana itugirire neza. Ya magambo meza ahumuriza, bya bikorwa by'urukundo mbese wakoze, ukuntu wamubaye hafi, Imana wamuhaye, ibyo bikorwa byiza Imana nayo ijya ibiherekeresha urukundo rwayo, bikagenda mpaka bigeze mu mutima wa muntu wakomeretse, washenjaguritse. Iyo bigezemo rero birongera bikawusubizamo imbaraga. Imana itugirire neza. Ya magambo matoya yo kumubwira ngo komera, humura, nturi wenyine, ihangane siko bizahora, bizagenda neza, kumbwira ibyabaye ntabwo bizongera. Ayo magambo arahumuriza, agakomeza umuntu we ku giti cye. Wowe ku giti cyawe ushobora kutaba wagira icyo umumarira, ariko Imana yo ifata ya magambo, ya visite wakoze ukamusura, bya bikorwa byiza wakoze, Imana ikabitwara no mu mutima wa muntu, maze ikamusubiza mu ihumure, akongera agakomera. Wowe rero wamenye Yesu Kristo, by'umwihariko wakiriye Yesu, menya ko Yesu agira neza, wakira ihumure rye, uramenye wiceceka. Genda utangariza abantu ko Yesu Kristo agira neza, babwira ibyururutse umutima, uvuga amagambo meza, unayavugana ubugwaneza. Niba ufite telefone iri smart, bipostinge kuri stati yawe, jya kuri Instagram, bipostinge TikTok, bipostinge Twitter ariyo X, ugenda postinge wo ubwira abantu ko Yesu Kristo agira neza. Uko ushoboye ubwira abantu ko Yesu Kristo agira neza, utangaza amagambo y'ihumure, utangaze ibyiza, ibindi Imana yo izaza ibyikorera. Bwira nabo bose bakiri mu ntambara z'ubuzima mu buryo butandukanye. Igihe umuntu aba akirwana n'uburwayi, ndarwana n'ubukene, ndarwana n'ibigeragezo by'uburyo bigiye bitandukanye, nubwo utamukiza ibyo bigeragezo, nubwo utamukiza izo ntambara z'ubuzima ariko unyuramo, ariko umubwira ngo humura, Imana izagukiza. Nibyo si wowe wamukiza,
ariko iyo Mana ikiza izafata rya humure wamuhaye irijyane irigeze mu mutima wa muntu. Hari n'igihe ubimubwira ukabona ni nkaho bitari kumufataho, ukabona ni nkaho bitari kugera ku mutima, buri gihe ubimubwira wigendere. Imana izajya ibifata ibiherekeresha urukundo rwayo bigeze mu mutima wa muntu. Imana itugirire neza. Hanyuma rero bikaba akarusho iyo twakoze n'ibikorwa, donc ntituvuge humure gusa, ahubwo tugakora n'ibikorwa byiza bikomeza umutima wa muntu, nko kumusura, kumuhereza ibyo banze mu buzima, kumuhereza impano, kumuhereza n'indabo nyine z'urukundo. Ibyo bintu bikomeza umutima. Bikore, Yesu Kristo azaguhereza umugisha. Wowe rero wari utarakira Yesu Kristo, umwami wacu twizeye, agira neza, atanga ihumure. Uko ushoboye nawe vuga ko Yesu Kristo agira neza. N'uyu munsi nawe urabyumvishije, ariko kandi uzaze unarebe, uzaze muri Kristo Yesu unarebe, wakira ubutumwa bwiza, uzagira ihumure ryuzuye mu mutima wawe, uzabona agakiza, uzabaho ubuzima bwiza burimo gukiranuka, kandi n'amaherezo tuzabane mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze cyane, Yesu abahereza umugisha. Mbifurije kuvuga ibyururutse imitima.